Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukunzi wa kadasohoka wa Rwanda 24 News TV, ngo haye kazanira kwifuriza amahoro y'Imana aho tugomeje kubana mu biganiro n'amakuru aho tugutegurira kuri iyi mirongo. Amakuru yacu akaba agenda yibanda cyane cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo, twitsa cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara igomeje kubica ibigacika hagati y'ingabo z'Imvitura n'igisirikare cya FARDC. Twari turibuze kubyubakiraho ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yacu ya kino gitondo cya tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 twaba turibuze kubakira amakuru yacu kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turavuga ko ingabo z'Imvitura zongeye gufata ikindi gifaru karundura mu mujyi wa Sake. Igisaru cya FARDC Imvitura ngiye kuba ikigarura ku buryo ubutebwo. Turavuga ko mu mujyi wa Goma umuriro wongeye kwaka ku buryo ubutebwo, turabyinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Turikoza mu gihugu cy'u Burundi ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kuzongwa cyane ku buryo bukomeretse no guhamurwa nino mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo turi burenze ingoye abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo bashimiye ku buryo bukomeye ingabo za M23 zimaze kwigarura ibice bigiye bitandukanye muri teritwari y'akarere kambanze. Ngusuhuza nakwifuriza ikaze ndetse nanaguha ikaze ku buryo bukomeye cyane. Nanagusaba kubanza gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tukomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari w'u Rwanda 24 News TV, umuyoboro n'undi kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba ayizewe arimo avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze reka twanzika n'ubundi n'amakuru yacu agezweho arimo avugwa muri kino gitondo. N'ubundi ni imirwano karundura yarayiba muri rino shoro rya tariki 2 n'ubundi nk'uko imirwano yatangiye mu masaha ya kare yaje gukomeza rero muri kino gitondo. Ubu ngubu yari kiri kuba ku ruhande rw'ingabo za FARDC nje gutakaza ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ingabo z'Imvitura zongeye kwigarura ibice bikomeye cyane. Ni mu mujyi wa Sake aho igisirikare cya FARDC gishingiye gutakaza ibindi bikoresho. Imvitura ngiye gufata ikindi gifaru cyabo ku buryo budasanzwe ndetse kiza gufata n'abandi basirikare mateko. Ni hafi y'umujyi wa Sake n'ubundi FARDC zikomeje kugenda yirukanwa ku buryo buteye ubwoba. Ingabo z'Imvitura zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose, ziri kurwana ku buryo buteye ubwoba. Ntago FARDC bari kwiha agahenge, byose bigaza gutuma ibikoresho byinshi by'ingabo za FARDC zikomeza gufatwa n'ingabo za M23, dore ko ku munsi w'ejo bari bafashe ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ndetse amakuru akaza no kutugaragaza ko bamaze kubigeza abunagana hari ikigo cya gisirikare cyabo, byaje gutuma n'ubundi bongera gufata ikindi gifaru cy'intambara, dore ko FARDC ifite ibifaru byinshi ari nayo mpamvu ikomeza kugenda ibicakira mu mirwano ikomeje kugenda ibahuza n'ingabo za Kongo. Ni imirwano yaje gutangira mu masaha y'umugoroba, igisirikare cya FARDC bashaka kugikura burundu muri bino bice hafi y'uno mujyi wa Sake, ko ngo badakeneye kongera kuhumva amasasu mu gihe cyose bashaka kuhakura zino ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo budasubirwa. Byaje n'ubundi gutuma ino mirwano yongera gutuma bongera gusakirana, bararwana ku buryo bukomeye cyane. Abaturage batuye muri bino bice bongera kugira ubwoba bukomeye ndetse biza no gutuma abenshi bongera guhungira mu bindi bice bigiye bitandukanye. N'ubundi ntaho guhungira kuko n'ubundi imirwano hirya no hino bigomeza kugenda iba, gusa ayo amasasu avuze batangira kwiruka bagakwira imishwaro bakajya mu bice bigiye bitandukanye, dore ko benshi bahita bajya mu bice bikontororwa n'ingabo za M23. Kuri ubu rero Sake nayo imirwano ikomeje kugenda ihabera nyuma ya operasiyo ikomeye cyane yahitanye abasirikare ba SADC. Abasirikare ba FARDC bongeye gusa nabongera kwishora nyuma yo kutemera burundu ngo babe bakurakamo akabo karengeye mu no mujyi wa Sake n'imisozi ukikije hose begereho bagende bajye kure. Byaje gutuma rero imirwano yongera kuhabera. Ingabo za M23 zongera gukubita ku buryo budasanzwe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amashusho yagiye abigaragaza ndetse n'ibifaru byabo byagiye bifatwa, dore ko n'igifaru karundura cyongeye gufatwa na zino ngabo za M23. Iyi Sake ikomeje kumenekiramo amaraso menshi y'abasirikare ba FARDC, Wazalendo, FDL, SADC ndetse n'abarundi bose bari kumenekera ku buryo bukomeye muri no Sake. M23 yamaze kukaba ndetse yanakabambye, avuga ko iyi Sake igomba kuguma mu maboko y'ingabo za M23 mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ati Sake ni umujyi munini, ni umujyi ukomeye, reka turebe ukuntu twawigarurira. Ariko byaranze, turi ko n'ibindi bice byose bakomeza kugenda bashaka ko bakwigarura, byose bikomeje kugenda abigorana bikaba ingorabahizi. Kuri ubu rero M23 yongeye kuhagarikira nyine igisirikare cya FARDC mu bitero karundura bagabye ku birindiro biherereye hafi y'uyu umujyi wa Sake. Usibye ko n'ubundi igisirikare cya FARDC n'ubundi abasirikare bamwe na bamwe cyatangiye kugenda kibakura muri bino bice kubera ko babonye ko kurwana n'ingabo za M23 ari bakeya bigoranye kandi
bakomeza kugenda bahatakariza ibikoresho bigiye bitandukanye, rero baje gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka tuhakure abasirikare bacu tubegeranye iriza hamwe mu bice bigiye bitandukanye tujye turwana dufite imbaraga, kuko babonye ko M23 nayo imaze kugenda ifata indi ntera, yagiye ishyira hanze abasirikare bagiye batandukanye, yagiye ifata intwaro zimwe na zimwe, bigatuma zongera gukoreshwa n'ingabo za M23, dore ko ibikoresho byinshi bya FARDC kuva ino ntambara yatangira byagiye bifatwa n'ingabo za M23 byinshi, harimo ibikoresho by'intambara, ibikoresho bisanzwe, hakazamo ibikoresho bigiye biremereye, harimo intwaro ziremereye, imodoka zitwara abasirikare, ndetse ugasangamo n'inde modoka zimanura ibiza zitwaye ibifaru, harimo ibimanura indege, ibirasa amadrone, ibirasa kure cyane. Bino byose M23 yagiye ibyifashisha mu mirwano, kandi yagiye ibyaka ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye bakomeza gutinya cyane, bavuga ati iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugenda kigaba ibitwaro bigiye bitandukanye, ndetse bakanavuga ko n'ubundi hari ubugambanyi bwagiye bukorwa n'abasirikare bakuru, harimo byibuze ibitwaro byinshi byagiye bifatirwa umuhanda wa Sake ku mugwe M23 yawufungaga, byaje gutuma uyu muhanda aba wakiramo igisirikare cya FARDC ibikoresho byinshi. Ni mu gihe n'ubundi FARDC yari yagaragaje amashusho menshi iva mu mujyi wa Goma izamuka iza Sake cyo kugaba igitero, iza kwitanga yamaze kugera muri ambush, bahita guhunga barirukanka baza guta ibikoresho byabo byinshi. No M23 atangiye kubonera ibikoresho bigiye bihagije, kandi ibikoresho biri kuri calibre nziza. Iravuga ati bino bikoresho byose dufashe tukongeraho abasirikare bacu bazi kubikoresha, ni ikintu cyiza ku buryo bukomeye cyane, rero kuba tubyifasha tugaba igitero ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago bizaba ari bibi cyane, kandi bizaba binadufasha kugabanya umubare w'abasirikare twageraga ku mirongo y'urugamba bafite intwaro ntoya, tujyana intwaro zigiye ziremereye ku buryo bukomeye cyane. Urumva ko ni ikintu giteye ubwoba, kandi bano basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugenda bahabuka ku buryo bukomeye cyane. Reka iyi nkuru turekera ngo twerekeze mu mujyi wa Goma. Umuriro ukomeje kwaka mu mujyi wa Goma, abaturage batangiye kuvuga ko igisirikare cya FARDC gishaka gukorera ubwicanyi bukomeye abaturage batuye mu nkambi ya Mugwa. Ni nyuma yo kubona ko muri bahazana ibitwaro byinshi bigiye biremera, abaturage bavuze ati ibingibi ntabwo ari byo, leta nirebe uko yakura bino bitwaro muri bino bice bya Mugunga. Bavuze ati ese barashaka kurasa kuri muri nkambi ya Mugunga, ese niye mpamvu? Ariko impamvu nyamukuru muzi ko igisirikare cya FARDC ari nk'amayeri cyakoresheje kugira ngo igisirikare cya M23 bazajye bakirasa akibura uko kibasubiza, kuko bashinze ibitwaro mu nkamba. Ariko abaturage bavuze ati ibingibi ntabwo ari byo, iyo ngiyo ntabwo ariyo mpamvu, bino bitwaro byanyu mubikure hano, mubikore ntabwo tubikeneye. Ari nayo mpamvu mu mujyi wa Goma nyine umuriro wongeye kwaka hagati y'abaturage n'igisirikare cya FARDC. Nyuma y'iminsi myinshi abasirikare ba FARDC bari gushwana n'umujyi wa Goma, by'umwihariko n'abaturage nyine bawutuyemo. Mu minsi yashize murabizi neza ko bigeze gushwana bitewe n'ubwicanyi bari bukomeje kugenda bakorera abaturage, amahanga yose akaza kuvuza induru akavuga ati ibingibi ntabwo ari byiza, bikaza gutuma igisirikare gifata umwanzuro wo gukura abasirikare bayo muri bino bice, ndetse no kubambura intwaro, kujya bagenda bari mu kazi gusa, abandi bakaguma mu kigo. Ariko byaje no gutuma abaturage bivugana umusirikare wa FARDC bakaza kumwicaro, umubano uja gucika ku buryo bukomeye cyane. Gusa muri iyi minsi byasaka naho byoroshye kuri ubu rero, nyuma y'uko bongeye gushyira ibindi bitwaro hano mu nkambi ya Mugunga, umwuka mubi wongeye kuzamuka mu baturage, ndetse n'igisirikare cya FARDC bavuga ati ubwicanyi bakomeje gukora no kuba batangiye kuzana intwaro muri no nkambi ya Mugunga, no gutinya ko ingabo za M23 zabagabaho igitero. Bari gutinya ku buryo bukomeye cyane, ati nibayoboke bareke kugenda bazana ibyo gukatakata, bemere bahangane n'ingabo za M23. Ati nibemere bahangane n'ingabo za M23 kuko nazo nicyo zazanye kandi zaje kubohora abaturage, bareke gushinga ibitwaro mu nkambi nk'uko n'undi imiryango mpuzamahanga ndetse n'amasezerano abyemeza, avuga ko nta byo kurwana ndetse nta n'ibyo kurasa ku mpunzi zigiye zitandukanye ziri mu nkambi hirya no hino. Amategeko y'intambara gusa bo ntabwo bari kwibahiriza, baravuga ko ari itegeko ryabo kuba ndetse n'ubushake bwabo kuba bashinga intwaro hirya no hino, ariko amahanga aravuga ati zino ntwaro ntabwo zagakwiye gushingwa hano. Societe civile yavuze ko mu gihe bino byose bitagwa baraza gutegura
gutegura imyigaragambyo karundura muri uno mujyi wa Goma. Baraza gutegura imyigaragambyo karundura muri uno mujyi wa Goma kugira ngo barebe ko abatabara bano baturage bagomeje kugira ubwo baze kurara impande y'ibisasu ndetse n'ibitwaro bigiye bitandukanye bishinze muri no nkambi ya Mugunga. Baravuga ati ni ikibazo gikomeye, ntabwo umuturage yakongera agomeka, noneho n'impunzi yahunze intambara, noneho nyuma yo guhunga intambara batangiye no gushinga ibitwaro iwe aho akambi. Turumva ntago byaba abimunejeje ndetse nta nubwo yakongera kubona amahoro. Avuga ati se uko ari byo nahunze nkaba nongeye kubera muri no nkambi ya Mugunga, se biraza kugenda bite? Reka iyi nkuru tuva bo twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Reka twikoze mu gihugu cy'u Burundi tukubwire ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bigomeje kuzamba. Igisirikare cya Abarundi kigomeje kwibaza byinshi, kigomeje guhamuka, noneho ibintu byamaze gufata indi ntera nyuma yo kugenda babona amashusho agiye atandukanye y'abasirikare babo bari kugwa kuri buno butaka. Bagomeje kwibaza ikiri gukorwa ndetse n'ikigomba gukorwa kugira ngo bano Barundi bari kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahe, dore ko Evariste Ndayishimiye adakozwa ibyo gucyura bano basirikare. We ntago arimo abikozwa gusa, igisirikare cyo ubwacyo kirimo kiravuga ati ibi ngibi ntago ari byo Evariste Ndayishimiye narebe icyo akora acyure bano basirikare. Itegeko yashyizeho cyo kujyana abasirikare kuri buno butaka ntago byamuhiriye. Abasirikare bacu benshi bagiye bagwa mu bitero byagiye biba mu bice bigiye bitandukanye, nta gace n'akamwe dufata. Noneho iyi misozi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru kuyirwaniramo n'urugamba rukomeye, bityo n'imisozi yose ibiyizi. Baravuga ati leta y'u Burundi reba ikikora abaturage ndetse nibiba ngombwa bayoboke inzira y'ibiganiro cyangwa se abigaragambye basabe ko leta yakura bano basirikare babo kuri buno butaka, ko bigomeje kuba nabi, tugomeje gutakaza abasirikare bacu benshi kandi mu buryo bw'amaherere ku buryo bukomeye cyane. Rero nibarebe uko badufasha, nibarebe icyo bakora kugira ngo izi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zive kuri buno ubutaka, dore ko imirwano yose imaze hafi amezi agera kuri 7 niho kino gisirikare, dore ko cyagiyeho mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Nta gace na kamwe bafashe usibye gutakaza abasirikare babo benshi, dore ko benshi bagiye bafatwa n'ingabo, abandi bagiye bahunga mu bice bigiye bitandukanye, abandi bagiye bafatwa nyine bugwate n'ingabo ze M23, abandi baricwa, abandi baza kugenda bagwa kuri bino bitero. Rero bavuze ati leta nidufashe nidutabarebe ukuntu abasirikare bacu bagomeje kwicwa kuri buno butaka bahakugurumva. N'umwe ukomeje kuzamba hagati y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cyo kivuga ati ese k'abasirikare bacu bari gushirira kuri buriya butaka umunsi natwe twatatswe n'umwanzi bijyazagenda abita. Ariko ibi ngibi Evariste Ndayishimiye ntabwo ari kubyumva bitewe n'amasezerano akomeye yagiranye na mugenzi we w'igihugu cya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko yahawe akayabo k'amafaranga rero kuba yahita afata umwanzuro wihuse. Ariko biravuga ko abasirikare bashobora kuza kuhakwa mu gihe cyose SADC nayo bigomeje kuyigora ndetse igomeje no gukubitwa ku buryo budasanzwe. Kandi amakuru mfite avuga ko SADC nayo igiye kureba ukuntu yabigenza abasirikare bayo bakava kuri buriya butaka. Urumva ko ntago hasigara Abarundi gusa, nabo baza gukubitwa ku buryo buteye ubwoba. Ingabo zabo za M23 azaza kubacanaho mu rurumva, nibo babonye niba basigaranye n'igisirikare cya SADC, kuko nacyo cyaba kimaze kugenda basigara aribo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasigara ari bake kandi n'intwaro za SADC urumva ntago yazisigaye hazijyana, usibye ko ishobora no kuzisigira igisirikare cya Kongo gusa, kuba M23 itongera kuzifata igahita zigarura n'ibintu byabo byerekeye ko no muri gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbaraga zabo ni nke cyane. Reka iyi nkuru tureka ngo twerekeze mu kandi gace gakomeje kuberamo imirwano, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bagomeje gushimira byimazeyo abasirikare ba M23 bitewe n'ibikorwa ndetse n'amaoperasiyo bari gukorera muri Kivu y'Amajyepfo. Bino byose biri gutuma zino ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazisebye ndetse bakanazikomera ku buryo ubutebwo bari kuzikomera bitewe nuko ziri gutsindwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse nyinshi ziri guhungira mu mujyi wa Goma. Abenshi uretse abahazanwa abandi bakomeje kubona ko bari gutsindwa bagafata umwanzuro wo kwizana mu mujyi wa Goma, ngo barebe ko hari byinshi bagiraho ndetse hari n'icyo bafasha zino ngabo zabo ziri mu mujyi wa Goma, dore ko abenshi barari inkomere ndetse n'imirambo. Ariko nabo baravuga ati reka tujye mu mujyi wa Goma, dore mu bice bitandukanye turimo tugenda tuhatsindirwa. N'abasirikare b'Aveturaro bongeye gushimirwa ku buryo bukomeye n'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo, bongeye kubagaragariza urukundo ruhambaye nyuma yuko bazengurutse hirya no hino bagira inama abaturage babasaba gukora buri kimwe cyose ndetse no gutangira amakuru ku gihe. Hagati amakuru niyo ya mbere mu gihe cyose muzajya mufite amakuru y'uko igisirikare cya FARDC cyangwa se Wazalendo cyangwa se
FDLR, SADC n'abarundi bagiye kubagabaho igitero mujye mutumenyesha ni nyuma y'umushinya ukomeye cyane igisirikare cya Veteran cyari gifite nyuma yo kubona amashusho agiye akwirakwira wasare ndetse n'abasirikare b'Abarundi bari gutwika umuturage w'umunyamurenge baratuye muri Kivu y'Amajyaruguru akaza gutwikirwa muri Kivu y'Amajyepfo yarahungiye. Byaje gutuma rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongera kutajya imbizi ku buryo bukomeye n'ingabo za Veteran muri bino bice baza kurakara cyane ndetse batangira no kugenda babarasaho ku buryo buteye ubwoba. Reka n'ubundi ngushimire nkubwira ati komeza ugubwe neza. Amakuru acagizwe mu masaha ya mu gitondo tuzaza gukomeza mu masaha y'imbere tugeza n'ubundi andi makuru agezweho arimo avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tubyinjiramo ku buryo bukomeye cyane mu masaha araza kuza. N'ubundi ngusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV ujye ukugezaho amakuru agezweho kandi amakuru yizewe 5 kuri 5.